Ndongeye ndabasuhuje cyane abakunzi bacu aho muherereye mu nce zitandukanye, mukomeze kugira ibihe byiza. Tugiye kuganira rero ibintu 20 umusore arebaho ko umukobwa bakundana yazavamo umugore mwiza. Ubundi ibihe bitatu by'ingenzi mu buzima bwa muntu ni ukuvuka, gushyingirwa no gupfa. Gushyingirwa no kugira umuryango ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Umusore ugiye guhitamo umugore areba niba umukobwa bakundana afite ibimenyetso bigaragaza ko azavamo umugore mwiza. Reka turebere hamwe rero ibimenyetso biranga umugore abagabo baba bifuza. Icya mbere, udahora yinuba. Umukobwa uzavamo umugore muzima ubereye urugo amenya gucunga ururimi rwe. Ntabwo ahora yinubira ibitagenda cyangwa se ibyo abonye byose akaba afite icyo abivugaho. Ubundi uburanga bwose umukobwa yaba afite, aramutse ahora ari umuntu winuba yatera umugabo we kwicuza. Icya kabiri, umukobwa utikubira. Igihe mu rukundo ubona umukobwa mukundana ashishikajwe n'inyungu ze gusa cyangwa se ibimwerekeyeho, aba ari ikimenyetso ko atazavamo umugore muzima. Iyo rero ubona ko ashishikajwe n'iterambere ryanyu mwese, adakurura yishyira, bikugaragariza yuko azubaka. Icya gatatu, umukobwa ugushyigikira. Umukobwa uzavamo umugore ukubereye umubona kare. Aba yitaye ku iterambere ryawe, uburyo ugaragaramo ndetse agakora uko ashoboye kugira ngo abigufashemo. Igihe rero ubona ko uwo muri kumwe adashishikajwe n'ibyawe, buriya no mu rugo azajya gutererana. Icya kane, umukobwa wigomwa. Umukobwa wigomwa kugira ngo urukundo rwanyu rugire aho rugera, azakorana byinshi mu kwitangira urugo rwanyu. Iyo rero mubana mu byiza gusa, akishimira ibyo mugezeho, we ntacyo yakora ngo akurwanirire ishyaka, ntabwo ashobora kuzavamo umugore ubereye urugo. Icya gatanu, umukobwa ucisha make. Umukobwa ucisha make ntiyishimire gusumbya ububasha uwo bakundana, iyo agezeyo arubaka, ariko iyo bigaragara ko ashaka ko bari gufata buri cyemezo cyose, iyo bageze mu rugo umuriro uraka. Icya gatandatu, umukobwa uzi gukunda. Umukobwa uzubaka rugakomera usanga ashyize imbere urukundo kurenza ibindi byose. Igihe cyose umukobwa atagufitiye urukundo, nushaka ntuzigore umushyira mu rugo, kuko ntacyo yakora ngo umuntu utagukunda akubere mwiza. Icya karindwi, umukobwa udahuzagurika. Ntabwo umukobwa yazavamo umugore mwiza igihe ahuzagurika. Kuba umuntu akuze mu mutwe nabyo bigira uruhare mu gutuma ahazaza h'urugo rwe hatazamo rwaserera, kuko aba afite ubushobozi bwo guhangana n'uburemere bw'ibibazo urugo rushobora kugira. Icya munani, umukobwa w'umunyakuri kandi wubaha. Umukobwa w'umunyakuri wubaha umugabo we, udasuzugura, umuha agaciro akwiriye, n'ubundi iyo amushatse arabikomeza kuko biba biri mu ndangagaciro ze. Icya cyenda, umukobwa usenga. Umuntu wiyambaza Imana, uyubaha, amenya n'uburyo afata abantu. Iyo rero ushatse umuntu utarigeze abimenya, usanga ntacyo atinya kuri we, nta kirazira. Urutonde rushobora kuba rurerure bitewe n'icyo umuntu wese ashingiraho mu gushakisha umugore yakumva umunyuze, ariko n'ibyavuzwe haruguru ni ingenzi. Icya cumi, agira umwete ku mirimo myiza. Abanyarwanda bavuga ko ineza uyisanga imbere. Ni nayo mpamvu mu biranga umugore mwiza agomba kuba azi ko iyo agira neza, iyo neza iba izagarukira urugo rwe. Icya cumi na rimwe, azi kugaburira ku gihe. Umugabo ntabwo akunda umugore uzamwicisha inzara, bityo iyo mukundana akabona ko ari umunebwe mu guteka cyangwa akabona ko atazi guteka, ashobora kureka kuko aba akeka ko bishobora kuzabishya imibanire yanyu mu rugo. Icya cumi na kabiri, akunda gufasha abarusha ubushobozi. Umugore mwiza ni umugore uzajya kwa muganga cyangwa umuntu wo mu muryango we yajya kwa muganga ntabure umugemurira, kuko mu bushobozi afite afasha abandi barimo abishoboye n'abatishoboye. Icya cumi na gatatu, amenya kubana neza n'abaturanyi. Iyo umugore azi kubana neza n'abaturanyi, bituma urugo rwe rugira amahoro, n'ikibazo kivutse akamenya kwegera abaturanyi bakagikemura. Icya cumi na gatanu, yita ku bashyitsi akabagirira neza. Mbere yo gufata icyemezo cyo gushaka umugore, abasore babanza kureba niba umukobwa azashobora kwita ku bashyitsi basura urugo rwe, kuko mu kinyarwanda bavuga ko urugo ari urugendwa, kandi na Rugamba Cyprien yabivuze ukuri, ifuni ibagara ubucuti ni akarenge. Icya cumi na gatandatu, azi kwifata mu magambo. Umugore mwiza ntuzi kwifata mu magambo avuga, kuko iyo ari umugore uvuga ibyo abonye byose bimuteranya n'abagore bagenzi be, bigatuma urugo rwanyu aho kunguka inshuti rwunguka abanzi. Icya cumi na karindwi, yihanganira ubukene n'igihombo.
Muri iyi minsi hadutse imvugo ivuga ngo amafaranga ni umushyitsi. Birashoboka ko umuntu yaba yari afite akazi abayeho neza bakamuhagarika ku kazi agakena, cyangwa yaba yikoreraga agahomba. Umugore mwiza rero aba hafi y'umugabo we mu gihe cy'ibibazo cy'ubukene, bagafatanya gushaka uko babisohokamo. Ariko umugore ukunda ibintu agakabya ahita ata umugabo we akajya gushaka abafite amafaranga. Icya 18, ubukire ntibumutera isumbwe no kwishyira hejuru. Nanone kimwe mu biranga umugore mwiza ni uko atishyira hejuru ngo yice ku bantu kuko urugo rwe rwateye imbere, kuko abantu bahora bakeneranye. Icya 19, aharanira ibyakubahisha umugabo we. Umugore mwiza aharanira icyahesha umugabo we ishema mu bandi, akanamuvuganira aho bibaye ngombwa. Niyo umugabo we yaba ari mu ikosa rito, umugore mwiza yirinda kumuteza abantu, byaba ngombwa akaza kumucyaha biherereye. Icya 20 ari nacyo cya nyuma, kwita ku bana. Umugore mwiza yita ku bana be cyane cyane mu bijyanye n'uburere bwabo. Ibi akabikora yunganirwa n'umugabo we, ntihavemo umwe ngo yigire ntibindeba. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, ndagusaba gukanda subscribe, share, like na comment. Mugire ibihe byiza cyane.